Jampa n'umuhanzi nushaka kuraho umupira turakwemera umura kugira ikibazo wacu wari zagura Florian turakwemera hawe bita umugabo wese Jampa yipfutse agapfukamunwa umupira wa Jampa yambaye ikoboyi n'inkweto zazi zitabonana hanyuma ikindi yambaye umupira w'umweru imbere ageze hafi y'idarapo y'urukiko namubonye uwari zagura hanyuma rero mwitegereje uwari zagura Florian umuhanzi wese mwakunze cyane abahanzi bari ntabwo abahanzi tubabona kandi tugeze ahantu tumubwira tutikomera kandi umuntu wese aha hose abagore barahagera abagabo bakahagera nta muntu n'umwe kura agapfukamunwa mari tukure so yipfutse yabaye nk'abandi ariko kandi tubabwire ngo tumwifurize amahirwe masa tumwifurize iterambere tumwifurize kuburanya agatsinda ariko kandi amafoto simwayafashe no murekera aho mwafashe andi muzamwaza kuyafasha nkuko mumajije kubibona uwo rizabwira Florian aka Yampano akaba agejejwe ku rukiko rwa Kicukiro aje kuburana ifunga n'ifungurwa ku byaha bigera kuri 7 akurikiranyweho ibyo byaha ko ari akurikiranyweho aje kubiburanaho kwifunga n'ifungurwa aho abanyamakuru bari benshi bamuretse Yampano wari wifunze wari wambaye agapfukamunwa Yampano muramubona nguwo wambaye ufite amatetwaje mu ipingu wambaye jampa yihishe mu maso yambaye inkweto za sabo ni Yampano waje ari kumwe n'abandi bagororwa cyangwa n'abandi bafungwa bataramwe n'ibyaha ariko benshi ni itangazamakuru ryari ryinshi hano ku rukiko aho agejejwe ku rukiko hagana 2:48 nibwo yarabashije kuba yasikira hano ku rukiko ibyaha Yampano akekwaho bigeze kuri 7 nyuma yuko urwego rw'igihugu rwetsa RIB rwatangaje ko rwateye muri yombi uwo rizabwira Florian uzwi nka Yampano mu muziki ibyaha kurikiranyeho uko byagenze uko bigera kuri 7 n'ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko RIB yabitangarije itangaza makuru birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake gukoresha ibikangisho kwangiza ikintu cy'undi kunywa ibiyobyabwenge ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi gukoresha imvugo zivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko kugeza ubu Yampano yari afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yari imitegurwa ubu ngubu ikashyikirijwe ubushinjacyaha akaba agejejwe ku rukiko ibyaha byakozwe uko umuvugizi Dr. Bimrangira Thierry yavuze ko nyuma yuko bakiriye ikirego kuwa 11 Gicurasi umwaka wa 2026 iperereza ryahise ritangira ku ikubitiro ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye Yampano yagiye akubita uwo yitaga umugore we ariko babana batasezeranye ndetse akanamena telefone ze ndetse yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu kugira ngo atajya kuba yamurega ngo ni nko kuvatibura aho ngaho wenda umujinya nushira urambabarira bityo netereza ko bishaka kuba byarabaye too much ni iperereza byagaragaje ko kandi Yampano yakubise wo yitaga umugore we akamuruma izuru ndetse akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura ibi byose akaba yarabikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge iperereza ryagaragaje ko Yampano yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge nyine atari soba byo mu bwoko bw'urumogi mu bihe bitandukanye yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica ndetse aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodokari ariko ari kuri moto yikubita hasi arakomereka cyane nyuma yo kugonga umugore we abonye ko agiye kumurega yahise atoroka akomeza gushakishwa ariko amaze kubona ko amaherezo y'inzira ari mu nzu arizana
we yishyikiriza RIB. Ibyaha Yampano akurikiranyweho igifite igihano gito ni ugufungwa kuva ku mezi 6 mu gihe ikinini ari imyaka 7. Uyu muhungu arabusyaho ntago byose. Twebwe turi hano nka JRS official kugira ngo tuhababere tubabwire akantu kandi tugiye kwinjira mu iburanisha cyangwa se mu rukiko ibiraza kuvamo byose. Stay here mugume hano mwese turaza kuba update. Mwakoze cyane. Ciao ciao.